Nshuti mukundwa, wigeze ugera igihe wicarana n'abantu muri kuganira nyuma hakavukamo impaka ngo turwane, ibintu bigakomera, abantu bakarakara, wenda bajya impaka ku by'amadini, umwe ati idini yanjye undi ati idini yanjye, cyangwa bajya impaka ku by'abakinnyi, bajya impaka ku bw'amakipe, impaka zinyuranye, ugasanga bararakaye hafi yo kurwana rwose. Ese ubigenza ute? Uyu munsi narinje kukubwira ngo ujye wicecekera utuze. Guceceka ni isoko y'ubwenge. Guceceka bizana amahoro. Mbere yo kuvuga ujye ubanza uceceke, utekeze icyo ugiye kuvuga, ukaraga ururimi karindwi ubone kuvuga. Tuza, gira umutuzo muri wowe. Kenshi ujye utuza. Abantu nibazamura igitekerezo runaka ngo mugitangeho ibitekerezo, ujye ubanza ureke babanze bavuge kugira ngo ubanze utekereze ibyo ugiye kuvuga. Abantu nibagushotora mu magambo bashaka ko mutongana ndetse bakanagutuka rwose bakakuzengereza, uzaceceke. Guceceka ni isoko y'ubwenge. Nimba ujya mu nama uzatuze, utege amatwi, cyane ko baba baguhamagariye gutega amatwi ku ngingo bashaka kukubwiraho cyangwa kukwigishaho. Uzabanze utuze barangize kuvuga ibyo bateguye, ntuzabace mu ijambo. Kandi no mu kubaza ntuzabaze mu bambe, uzategereze, kuko mu kibazo waba ufite nimba wacyanditse ahantu, hari igihe ubona igisubizo bitabaye ngombwa yuko uvuga. Nyuma nibarangiza gahunda yenda kurangiza ukumva hari ikibazo usigaranye, uzabaze. Kandi akenshi icyo kibazo kiba gifite ishingiro kurusha uwaciye mu ijambo abateguye ikiganiro, kuko uca mu ijambo wateguye ikiganiro akibagirwa n'aho yari ageze, bigatuma ikiganiro iminota bari bakigeneye iba myinshi, ugasanga ubaye nk'utejemo ikibazo. Uzajya utuza ubanza utega amatwi, nyuma uzabaza ikibazo kitabajijwe. Kandi cya kibazo cyawe nimba wari wacyanditse hari n'igihe gisubizwa mbere bakivuga, ariko nikiba kitashubijwe uzabaza icyo kibazo kizaba gifite ishingiro. Gira umutuzo. Abantu nibajya impaka ku byo bazi bashaka kubimenyekanisha ku magambo, ku byo bazi, ku byo bafite, uzatuze, kuko kuba ubivuze sibyo biguhesha kuba ubifite mu mutwe. Ushobora kubivuga kandi nta n'ibyo ufite, ariko wowe wicecekeye kandi ubifite ntibizakwambura ubuhanga ufite. Gushaka kugaragaza ubuhanga ujya impaka kugira ngo wemeze abantu ko ibyo bintu ubizi kandi ubishoboye, sibyo bizagaragaza ko ubizi kandi ubishoboye. Kandi nawe guceceka ntibizakwambura ibyo ufite, ubuhanga ufite, ubushobozi ufite ko bukuvaho. Oya, ahubwo wowe uzatuze, ureke umwotsi w'ibikorwa byawe aba ari wo babona uzamuka. Amagambo yihorere, ahubwo ibikorwa bajye babona ibikorwa byawe buri munsi, ibikorwa bibatungure batamenye n'igihe wabivugiye. Ugere ku bintu utabanje kubivuga. Ushobora kubivuga ukabyamamaza, ukabigiramo impaka, bose bakabimenya, kandi hakaza ikintu gituma utabigeraho. Icyiza ni uko waceceka, umwotsi w'ibikorwa byawe ukajya uzamuka, bakajya babona ibikorwa. Iturize, nta mpamvu yo gutongana, nta mpamvu yo gushyira hejuru. Tuza, gira umutuzo. Mugenzi wawe naza akakubwira inkuru z'ibyo bakuvuze, akubabaye, avuga ati runaka yarakuvuze birambabaza, ese bura nta kuntu wagenda ukamwihanitse ukamubwira ko ibyo arimo avuga, ibyo ari kwambaza ari ibinyoma? Oya, ntuzagere. Oya, ntuzamuhamagare. Oya, ntuzagire icyo uvuga. Uzaceceke, kuko ngo ukuzaniye iyo nkuru nawe ntabwo uzi ibyo yavuze barimo kuyimubwira. Niyo mpamvu uzaceceke. Hari igihe baba baje kumva ibyo uvuga ngo nabo babijyana, hakaba intambara y'amagambo. Uzaceceke. Nakubwira ati bakuvuze ibi, uzavuga uti ibyo bamvuze ntabwo ari ukuri, ariko nta kibazo bifiteho. Uzaceceke, ntagire ijambo wongeraho. Gusa ushobora kumubwira uti si ukuri, ariko sinjya kubibaza. Uzaceceke.
Hari igihe rero umuntu aza kukubwira inkuru ngo agushyushye nawe ugende wasaze wameze amababa ujya kwihaniza ngo ibi n'ibi ujya kwihaniza oyo uzaceceke. Ntuzajye na rimwe wihaniza uwakuvuze, ntuzajye na rimwe wihaniza uwagukora ikintu kibi. Uzaceceke, ubuzima bukomeze, ubifate nk'ibitariho, ukomeze imbere, uzaceceke. Guceceka ntabwo ari ubuswa ahubwo ni ubwenge. Iyo wituriza ukicecekera babura aho bagutegera mu magambo. Ntabwo uzatorwa mu mazimwe ngo baguhamagare ngo ngwino usubiremo ibyo wavuze. Aho ngaho ntibazahakubona. Ntugakunde kwisobanura kuko abantu nubwo wabasobanurira kajana ntabwo bibahesha guhinduka kugutekereza uko bagutekereza. Wowe icecekere utuze, bareke bavuge, bareke bakeke, bareke bagutekereze, bareke bakwamamaze mu bibi cyangwa ibyiza. Wowe wicecekere, ibikorwa byawe biba ari byo bijya bivuga gusa kandi ibikorwa byiza. Iga guceceka. Ni bibi kuvuga ijambo mu gihe kitari cyo. Mbere yo kuvuga banza urebe aho uvugira, umenye abo ubwira, utegure n'icyo kuvuga cya nyacyo. Erega guceceka birarema. Burya iyo ucecetse uba uvugana n'Imana. Jya ahantu hatuje hatari urusaku uceceke, uzumva ijwi ry'ituze ry'ihumure kandi uzunguka ibitekerezo byinshi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwituze no mu byiringiro nimo muzakirizwa. Guceceka bituma ugira imbaraga. Guceceka bitugira ibitangaza. Ngo niyo umupfapfa burya acecetse bagira ngo ni umunyabwenge. Guceceka si ubucucu, ni ugucengerwa n'ibyuzi. Guceceka biturinda ibibazo kuko burya ururimi rwoshywa n'urundi. Ujye uvuga mu gihe cyo guceceka, ahubwo mu gihe cyo guceceka uvuge, ariko nugera mu gihe cyo kuvuga wowe uceceke, ujye ubinyuranye. Mu gihe cyo guceceka wowe ujye uvuga, ariko mu gihe cyo kuvuga abantu bahagurutse bose bavuze bateye hejuru bagiye impaka, wowe ujye uceceka. Bizagufasha. Burya no guceceka bigufasha gukontorora umwanzi wawe kuko umenya ibyo agutekerezaho byose. Bibiliya tubwira mu Migani ibice 13:3 ngo ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe. Icecekere. Iyo utangaje imigambi yawe burya kenshi ntegerwaho. Uzagenzura ibintu wagiye upanga ukabivuga mbere, akenshi ntago bigerwaho. Ariko bya bindi wicecekeye ugakora bakabona umusaruro w'ibyo wakoze, akenshi burya ntuzaba wanabivuze. Tugomba kwiga guceceka. Mu gihe wumva ufite uburakari bwinshi watewe n'ibyo abantu bagukoreye, bakuvuze, bakugiriye nabi, bakwanduranyijeho cyangwa batanakwanduranyijeho ari iby'ukuri, hitamo guceceka. Igihe ugiye kuvuga amabanga y'abandi, hitamo guceceka. Wimena ibanga ry'abandi. Murakoze, murakarama.